warongoye ejo cyangwa se ejo bundi. Yemwe ngo we miryango irimo guhirima no gutembagara, ibyo bintu bikubiye mu ijambo rimwe. Adamu yise ngo ni umugore kuko akomoka ku mugabo. Haleluya. Reka nzingi ngo ndashoje ikiganiro James, kanze ntogote, kanze mbabwire hagati gaturike. Haleluya. Adamu niwe muhanga. Mwami mu izina rya Yesu nguhaye icyubahiro, ndagushimye kuko uri Imana iriho yahoze hizahoraho ibihe byose. Imbere yawe n'imbere y'abagukunda n'abankurikiye uyu munsi wa none natuye ijambo rikomeye cyane. Ndavuga ngo u Rwanda rwubwe neza mu izina rya Yesu, abanyarwanda bahabwa ibyishimo mu izina rya Yesu, kandi udutsindira intambara n'ikibi cyose, abagome n'abagambanyi bacishwe hirya ya gakondo yacu cy'u Rwanda. Nyagasani Mwami Imana, amaraso y'umwana w'intama yaramenwe kugira ngo abe igitambo kimwe. Hari n'amaraso y'abanyarwanda yamenwe kandi abe igitambo rimwe, nta yandi maraso azongera kumeneka muri iki gihugu mu izina rya Yesu, kuko uzajya turwanirira imbibi z'igihugu cy'u Rwanda, uzazirinda. Iryo ni isezerano wahaye abanyarwanda n'abagukunda mu izina rya Yesu. Uyu mugoroba ndavuga ngo amaraso y'umwana w'intama w'Imana watambwe ari we Yesu Kristo yejeje igihugu cy'u Rwanda, nta yandi maraso azabaho. Data, inkotanyi zabayeho uzihereza ubwitange bukomeye cyane bwo kubohora iki gihugu, rero cyarabohowe, ntago kizongera kuboha ukundi. Abankurikiye bankunda ndewe n'abatari banzi bagiye kumenya, bamenye yuko igihugu cy'u Rwanda cyejejwe kandi cyabohowe, kandi biba rimwe mu izina rya Yesu, kuko ni igihugu cy'isezerano, ni igihugu cy'Imana, ni igihugu cy'umwami Kristo Yesu. Cyaramuhawe, twaragabwe, turabo mu Mana. Kwemera kose ko mu isi yose kudahuriye kuri Kristo uko ntago ari uko abanyarwanda. Niyo mpamvu abanyarwanda ari abarage ba gakondo, ari abarage bo gukizwa bagakiza mu izina rya Yesu. Ababikora nabi abo bazabibazwa, ariko ihuriro rya twese ni ukubikora neza tukanezeza umwami mu izina rya Yesu. Renda basengera bankurikiye, Data ubahereze umugisha, ubagire neza, ubahe kwiga no kumenya no kujijuka mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Urakoze. Amen, 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 amen. Data, nari ntangiye mbasuhuza, insuhuzanyo yanjye niyo ngiyo. Ni Pastor Karemera James, umushumba mukunda ushumbye itorero ryitwa Disciple National Pentecostal Church cyangwa DNPC mu Rwanda. Iryo torero rifite ahandi rikorera cyane cyane muri Tanzania. Icyicaro gikuru cyaryo kibarusha, ariko ntago ari byo nje kwamamaza. Narinje kuganira n'abantu b'Imana bankurikiye, bacunguwe n'amaraso ya Yesu ku gitambo cyatambwe n'Imana. Nutiyumva amaraso ya Yesu ubwo bitewe no kwemera kwawe. Haleluya rata, kandi byose bibe gutyo. Umugoroba rero ndagira ngo tuganire make. Nari nateguye mvuga ngo igisobanuro cy'umugore. Umugore afite ibisobanuro byinshi kwigisha kwa buri wese, ariko kukwigisha kwanjye umugore agira ngereranyamo n'umugore. Iyo bavuze umugore humvikana umuco, kuko nibo basetse uburyo banaze kuncunga bakoresha ya meza cyane. Uko nababwiraga rero buriya, nubwo umuntu aba agiye gusoma ku mazi agasa n'utangiye, nayo navuze ngo iyo bavuze umugore wumva umuryango. Niba bavuga umugore, sinari mvuze utuntu tera nko mu munani, wumva umuco. Niba bavuga umugore wumve ururimi Kinyarwanda, Kigande cyangwa se Kirundi. Niba bavuga umugore, ubwo reka nivugiye ku Kinyarwanda cyane. Niba bavuga umugore wumva ubukungu n'ubukire ni ibintu bibiri bitandukanye. Ubwo nimukenera muzakurikira channel
mwige kurushaho. Niba avuga umugore wumva iterambere, nyuma ndashaka gushimangira iki kintu kugira ngo umusore ugiye kurongora yumva ibintu aba ateruye ateretse iwe, niyumva afite ubushobozi bwo kubimanaginga kubijera arongore, niyumva ubwo bushobozi atabufite abaretse abanza ajya kwiga. Niba iyo bavuze umugore baba bavuze ikinyabupfura, iyo bavuze umugore baba bavuze ubuzima, kubaho, kuko uremerwa mu nda ye ugahabwa ubuzima ukabaho. Iyo bavuze umugore baba bavuze ibyishimo, wenda nishaka mbe mpiniye kuri izo ngero. Ibyishimo bikomoka hehe? Bikomoka ku Mana, kuko ngo Imana yabonye uyu muntu atishimye kandi yamuhaye byose, irangije umuremera ibyishimo umugore. Ibi bintu rero mvuzeho bigera ngo mu 8 cyangwa 9. Yewe musore unyumva ushaka kurongora, yewe mugabo ufite urugo warongoye ejo cyangwa se ejo bundi, yemwe ngo we miryango irimo guhirima no gutembagara, ibyo bintu bikubiye mu ijambo rimwe. Adamu yise ngo ni umugore kuko akomoka ku mugabo. Haleluya. Reka nzingi ngo ndashoje ikiganiro James, kanze ntogote, kanze mbabwire hagati gaturike. Haleluya. Adamu niwe muhanga wa mbere, kuko abahanga bose bakomoka kuri we. Niwe wenyine wahawe ibanga ry'Imana, andi mabanga yose akomoka kuri we. Rero abatesha agaciro Adamu ngo yarushijwe umugore n'imbaraga, amenya ki ngo yashutswe n'umugore, ndashaka kugira ngo ngaragaze ububasha buri muri uyu mugore, hanyuma nisoza mvugane n'uyu mugore. Noneho mu gusoza kwanjye, abankurikiye kuri channel Umuco Family Gospel TV, mumbabarire nimba ushaka kumenya byinshi, iki kiganiro uzacyumva kirangize. Kuko ubu ndimo ndavuga ibigize uyu mugore wowe ugiye kurongora cyangwa warongoye, cyangwa uyu mugore uri nyoko cyangwa uri umugore wawe cyangwa uri mushiki wawe, mwebwe abankurikiye. Ibi bintu byose navuze nibyo uba urongoye iyo ugiye kurongora cyangwa se gushaka. Kurongora nzajya iteka mbisubiramo kubyigisha abantu, nukurongora bya bindi kuvuga ngo bamuhekeye, niryo jambo kurongora. Burya abantu bakosora ikinyarwanda cyangwa batacyumva neza, kuko hari abanyarwanda abanyamahanga, harimo abanyarwanda b'abanyamahanga badakurikira ijambo kurongora, kugira ngo bikorohere mu mutwe kuryumva, wumve guhekerwa. Mwebwe abahekewe bakabazanira umugeni, munkurikiye nkomeze cyangwa hari ibibazo bivutsemo, nuko iyo ukoze kuri kamera ndimo nigisha mba numva hari ibibazo dayimoni, mba numva dayimoni ubwo zigiye Satani arabirwanya. Ni nayo mpamvu usanga ikiganiro nk'iki gifite ubwenge bushingiye ku bushakashatsi, bushingiye ku bumenyi, ntawe ugikurikira areba hakababwa. Kubera iki? hari umwijima, hari icyumba cya Satani tuba tugiye gusenya tuvuga ku muryango, kuko Satani kugira ngo ashobore umuryango ni ukuzimya ibyo kumenya, ntugire icyo umenya. Icyo bakora cyose bakumva ni cyiza, ni cyiza, ni cyiza. Reka nsubire kuri iki kintu. Niba avuga umugore wumve ko bavuze umuco, ugiye kurinda umuco, ugiye gutunga umuco, ugiye gukumira umuco, ugiye kubana n'umuco, ugiye kurinda byose, uhita ubyumva. Hanyuma utekereze ku mugore ugiye kurongora. Niba avuga umugore utekereze umuryango. Umuryango ni abagukomokaho, ni abazagukomokaho, ni abo wakomotseho, byose ibyo byose bigize umuryango. Kandi umuryango baravuga ngo habamo mweru na muhima. Bivuze iki? Bivuze ngo habamo umubi n'umwiza. Haleluya. Harutana
ajya hanze uwakitwa mubi, kuko iyo agarutse ntagaruka wenyine, hari ibyo azana byo kwanduza umuryango, amagambo, inkuru n'ibindi byose. Haleluya. Ibyo ngibyo bigize iri jambo twise umugore. Wowe ugiye gushaka, icara uvuga uti ese ye nzashobora gutunga umuco iwanjye? Uri umugabo kuko twikomanga mu gatuza tuvuga ngo iwacu, koko ni iwacu, tuba twarahogokewe, ujya mu makeredi ukubaka ukagira ute, kandi byose ubivuga ngo umugore azasanga heza. Umugore nzashobora gutunga umugore gute ntashoboye kumuhahira? Byose ukabikora uganisha kuri cya kintu bita umugore. Haleluya. Iryo jambo umugore niryo nshaka kugira ngo mvugeho, hanyuma noneho nze kujya kuri nyirizina. Umugore koko muntu, umugore nk'umuntu. Uyu munsi ndimo ndavuga umugore nk'ijambo. Niba avuga umugore, wowe ugiye kurongora ugatangira gutekereza ku kintu bita umugore, uvuga ese nzashobora gusigasira ururimi? Kuko umugore ni ururimi. Ngira ngo uretse mu Kinyarwanda, izindi ndimi zose zo hirya y'Ikinyarwanda zo zibisobanura neza. Nk'abakoresha Icyongereza ujya kumva kuva ngo mother language. Igiswahili ni lugha ya mama. Ni ukuvuga ngo ni ururimi rw'umugore. Impamvu rwitwa gutyo ni uruhe? Iyo umwana avutse, isomo rya mbere afata ni ukureba mu maso ya nyina. Igihe harimo kumwosa, ntabwo ari byo naze kwigisha, umwana yonka areba mu jisho rya nyina, imboni. So nimwumva rero ngo abana bakunda ba nyina, ngo cyangwa se cyane cyane umwana w'umuhungu, abahungu impamvu aribo bakunda gucira ko bakunda ba nyina, nuko aribo batinda cyane ku cyo babonye, bagatangira kukibazaho no kugisesengura. Ni ukuvuga ngo nibo bakunda gusesengura cyane. Imvura nayo irabizanye. Reka mpine, ibiganiro byacu bihoraho bigarukaho, ariko ntabwo nasoza ntavuze kucyo twise umugore nk'umuntu. Noneho yewe wa mugore we, ikinzanye kuri iyi kamera suko nzayivaho, suko ntayivugaho buri gihe. Mu ijambo rimwe mbwira ikintu bita umugore nk'umuntu. Umugore nk'umuntu ni icyaremwe gikomeye, cyahawe inshingano ariko kidakeneye gukorera mu nshingano cyahawe. Ako ngako ni ingaruka bariko tuzasesengura. Wahawe inshingano ariko ntushaka gukorera muri za nshingano, kandi wahawe inshingano zikomeye. Nimba wumva yuko uri umuco, ukaba uri ururimi, ukaba uri umuntu, uri umuryango, ukaba uri ibintu byose navuze, ese wowe uremera kuba uri byo koko? Ako gaciro kawe k'ibyo bintu byose, kuki ujya kukagurana ibiryo nka bantu tubona muri Bibiliya, Sawuli na Yakobo na mwene se? Icy'agaciro akakigurana ibiryo. Reka ndekera aho ngaho, imvura iraguye kandi ni ikiganiro ntari busubukure, tuzabisubiraho. Ariko narinzanye ishusho y'umugore nk'umuntu, kumenya ko ibyo bintu byose bikugize, byose biguteraniyeho, ikosa ritoya ukoze uba ucumuye kuri bya bindi byose. Kunanirwa kurera umwana, ubunaniwe umuco, ubunaniwe igihugu, ubunaniwe ururimi, ubunaniwe ibintu byose. Bene data, icyiza kiruta ibindi rero, cunga uwo uriwe n'ibikugeze, nyirarunaka acunge uwo ariwe n'ibimugize, noneho mubihuze hamwe, muhitemo uburyo muzabiyoboramo. Imana ibahereze umugisha cyane. Murakoze cyane, nabasengeye. Imana ibahire. Tuzasubira ikiganiro n'umuco n'umuryango, byo shingiro ryo kumenya Imana, gitambuka kuri channel umuco n'umuryango, Umuco Family Gospel TV. Nikaze, ibiganiro birahari byinshi, niki tuzagisubukura tugisesengure neza. Ariko ugize akatwara umuhungu ugiye kurongora, twara ko ngako. Nawe mukobwa ugiye kurongorwa, twara ko ngako. Imenye nundi. Imana ibahereze umugisha, nibwo muzagira urugo rwiza. Murakoze.